So guys, muraho mumeze fresh mumeze bo. Uyu munsi rero ni weekend. Uyu munsi ni kwa gatandatu, ni umunsi w'ibyishimo wo kwikonjoyinga umunezero bugiye umuntu ari muri weekend, ibintu bimeze fresh. Ejo kwa gatanu byo bimeze gute se? Umunsi wagenze fresh. Uyu munsi rero twaje tumeze fresh, dufite imyuka, turi kumwe n'abahanzi bagiye batandukanye, aho batugiye kugera tubahamagara live, ubundi bakagenda baratunyurizaho. Ubundi ni umunsi wo kwishima, ni umunsi wo kunezerwa. Weekend yanjye, weekend yawe, weekend yacu. Yes, ubundi ibintu byose birushaho kugenda bimeze fresh. Mukanya turi kumwe n'umuhanzi witwa King Boy. Umujama witwa King Boy kabisa. Mukanya ndaje mbe mu gihe tutaramuhamagara, ndaje mbe mbatayemo indirimbo yemwe murumva. Ni umuhanzi cyangwa se umuririmbyi uririmba Kinya Trapo, yes. No kubivuga mwabana mwabigoranye, ariko turagerageza, yes. Nafuye iwacu heza ingana i Kigali guhiga amafaranga ngo ngire ubuzima bwiza, sinarangije amashuri, sinasezeye ababyeyi, sheri wanje ntiyamenye iyo narengeye, ariko i Kigali ntibajyaye amaramasa, nta gishoro nta n'icyo waronkaye, naraye amajoro hirya no hino biranga, mbumuyede batsinda ngo mbona amaramuko nabyo biranga. Aro mama waramutse ute kunje wamaramuko yanze? Oh mama, hello mama, ese muraho murakoma? Urukumbuzi go ni rwishi ubasuhuza iti yambi, ubabwira uti yambi babana twareranwe, ubabwira uti yambi babakobwa twiganye, ubabwira uti yambi, ubabwira uti yambi bamurokore twakinanye, ubabwira uti yambi bajoyi twakoranye, ubabwira uti yambi basaranda twabyinyanye, ubabwira uti yambi babera tuziranye, ubabwira uti yambi, ubabwira uti yambi nageze i Kigali nsanga ibinari danje, iyo kuba hari atari nibereho nitwaje, abantu ntibanyamwigendaho, kubona ugufasha nitombora, ibyo nasi nk'iby'iwacu we, namenye yuko i Kigali ntibajyaye amaramasa, nta gishoro nta n'icyo waronkaye, naraye amajoro hirya no hino biranga, mbumuyede batsinda ngo mbona amaramuko nabyo biranga. Halo mama waramutse ute kunje wamaramuko yanze? Oh mama, halo mama, ese muraho murakoma? Urukumbuzi go ni rwishi ubabwira uti yambi, ubabwira uti yambi, ubabwira uti yambi basitazo mama we, ubabwira uti yambi producer Young Force, ubabwira uti yambi yakava, ubabwira uti yambi, ubabwira uti yambi. Hari ukuntu abantu babakumburanye mw'abantu mwe, hari ukuntu abantu baba baraburanye. Umuntu akibuka ko afite imiryango muri weekend. Reka rero mbanze nihamagare umuhanzi wa mbere, turamuhamagara live, hanyuma tuganire. So nango turi kumwe, ariko turahamagara abahanzi bagiye batandukanye, na Bruce Melody bukaye turamuhamagara. Reka tubanze duhamagare umwana witwa King Boy. King Boy dutangira tumwe atwibwira, anaduhereza imiziga kabisa, agenda batama n'imirongo, ubundi tuze dukomeza n'ikiganiro cyacu.
So guys, nababwiye ngo tugiye guhamagara umuhanzi umeze fresh yitwa King Boy. Ubu turi kumwe ku murongo wa telefone. King Boy meze gute? Yola. Aha, bimeze gute? Uraho meze fresh? Wagwani bro. Musaza kaburu. Ewana ni fresh ibintu ni Gucci ni good final ibintu ni 4 ni wanene. Aha, hanyuma imizigo ubu ngo bimeze gute? Imizigo yifashe gute? Imizigo ni za boro man, ni za boro ni kwa kundi. Aha. Yes. Hanyuma King turi mu kiganiro challenge n'ibyamamare. Uyu munsi ni weekend, uyu munsi ni kwa gatandatu. Buje abaturage bakeneye gutangira weekend bishimye bafite umuvuduko. Hanyuma tuguhaye ikaze mu kiganiro challenge n'ibyamamare yacu. Hanyuma ngiye tugiye kubana nitwa Kagasafuriya aka Zakayo. Tuguhaye ikaze. So nk'ubusanzwe natangira mbatamo vibe yanjye cyangwa se ingoma yanjye indirimbo. Utangira wibwira abakunzi ba Kagasafuriya cyangwa se challenge n'ibyamamare. Yo King Boy wewe King Boy G man, ni wowe nshaka, ni wowe nkunda, ni wowe umbera ngaho nyegera, nicyo kibiti ndakigutuye, ni wowe utima be. Ni wowe nshaka, ni wowe nkunda, ni wowe umbera ngaho nyegera, nicyo kibiti ndakigutuye, ni wowe utima be. Nabonye umunsi utera intambwe mu muhanda, mbona ufite ubwiza buteye ubwuzu amaniga. Sinzi icyo nakora ngo unyumve, igiko kugukunda sibyo niga ahubwo narabitojwe. Mukunzi za muri kiganza mwandika impeta y'urudashira mukunzi, nzagukunda kugeza Yesu agarutse ku isi. Yo man, ni King Boy, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, ni King Boy. Bakunzi ba challenge n'ijamaro uyu munsi hagiye gusha kabisa. Ngira ngo murumva ko turimo n'umuhanzi uririmba kandi ufite impano kabisa. Hanyuma uririmba yihanjana King Boy. Of course, King Boy ni umuntu udafite injyana n'imwe ashobora kuba ataririmba. Injyana zose araririmba, ahubwo wenda ashobora kuba akunda izihe njyana. Izo njyana rero nizo ngiye kubabwira, cyangwa se ni izihe njyana ngiye gukora. King Boy ni umuntu ukunda izihe njyana cyane kurusha izindi? Cyane nkunda injyana bita Kinyarwanda, nkakora injyana bita gospel, injyana za R&B. Izo njyana uko ari eshatu nizo nkunda gukora, ariko of course nanga ari uko mvuze ngo izo njyana nizo nakora cyangwa nizo mbashije, ahubwo nuko injyana zose nzikora tukandi ndanazikubita cyane ndazifiringa bro. Hanyuma King Boy ni umuntu umeze ute? King Boy afite imyaka ingahe? Mbese tubwire King Boy muri make, udusane King Boy ni umuntu ki? King Boy ni umwana, cyangwa se navuga ko ari umusore, kuko ntabwo ari umwana, ariko umuntu uri muri showbiz ntabwo ari umwana. Of course King Boy ari hagati y'imyaka ya 20 na 17. Urumva King Boy ni umuntu ukiri underground, ukiri down, ukiri hasi. Ariko wumve ko tubeshe imyaka ufite, wahombye kuba tubwira ati njyewe mfite imyaka iyi ngiyi. Aha ngaha ikintu ukinze kabisa. Kuvuga imyaka yanjye ntabwo ari ngombwa kuko nabona ibwira ntacyo bayimaza. Gusa ariko nanone ntabwo ari sawa kuba navuga imyaka yanjye nonaha, kuko haracyari time cyangwa se haracyari one day nzabivuga kandi haracyari kare. Rero ni hagati ya 20 na 17. Turamutse ugiye kuri platform zanjye ugasacinga ya King Boy, wambona wanayibona ko nyiri urupete rukiri ruto kabisa. Ifoto bari kuyireba ntugire ngo baba kubona. Hanyuma niyo ndirimbo ukunda dushobora kuba twakinira abakunzi bacu? Niyo ndirimbo wasohoye ukunda cyane kurusha izindi? Indirimbo nkunda cyangwa se indirimbo nabashishikariza kujya kuyireba kuri YouTube channel yanjye ni King Boy. So indirimbo bayita ni wowe nkunda.
bagiye kuri YouTube bayibona kabisa. Ni wowe nshaka, ni wowe nkunda, ni wowe umbera ngaho nyegera, nicyo kibiti ndakigutuye, ni wowe ukima be. Ni wowe nshaka, ni wowe nkunda, ni wowe umbera ngaho nyegera, nicyo kibiti ndakigutuye, ni wowe ukima be. Nabonye umunsi utera intambwe mu muhanda, mbona ufite ubwiza buteye ubwuzu amaniga. Sinzi icyo nakora ngo unyumve, igiko kugukunda sibyo niga, ahubwo narabitojwe. Mukunzi zamura ikiganza, mwambike impeta, y'urudashyira mu kundi. Nzagukunda kugeza Yesu agarutse ku isi. Yo man. yewe king nijyari uhaye abanyarwanda umuzigo mushyashya, abanyarwanda n'ubuhe muzigo bagiye kwitega ugiye kubazanira muri uku kwezi kwa gatatu, dore ko kwa kabiri ko twakurangije, ariko nabwo ubaye uradukubita umuzigo mu kwa kabiri nabwo waturabura kabisa. Hari boro mfite shyashya nayita ko mfite projet yayikibitse mu mashini, ariko ubu ndi kuyishutingira video. Muraza kwitegura boro yanjye ndi kumwe n'umukapo bita Big Boy G. Iyo ndirimbo bayita byararangiye kabisa. Ni indirimbo izazi inasohokana n'amashusho yayo, muraza kuyibona muri kuno kwezi kwa gatatu. Abafana banjye aho bari nabashishikariza kuba bari kureba ziriya boro ziriho, hariho ni wowe nkunda, hariho bukota, hariho nyobora, niyo byararangiye. King Nugenda utayemo nyobora muvandimwe. Nyobora narayirebye, ifite views nyinshi. Genda udutayemo nyobora wowe akagira imana we. Ntacyo nakorera abafana banjye cyangwa se abakunzi banjye, nayo kanze nyibatemo kabisa. Nagufite nge sinabaho, chaka kari wo nyobora, nagufite nge sinabaho, chaka kari wo nyobora. Uyu mukobwa ni urwandiko, uko nateye uko nagenda, hari benshi bamwifuza, gusa kuri njyewe birarenze. Niko kararenze. Yo King yola Chamani kabisa, courage urumva nyine na abakunzi ba challenge ni byamo baba bakumvishije. Ndabashishikariza kugenda bagakanda subscribe, hanyuma bagatera comment bati niba abajama twakumvishe kwa muri challenge ni byamamare. Hanyuma nyine kabisa uradu umuzigo jari umuzigo bawitege mani muri no minsi. Muri kuno kwezi kwa gatatu ndaje mbatemo boro nshyashya mfite yanjye projet ibitse mu mamashini ya danje, yandi afite vibe za danje zifitemo fire. Ni boro izaza yitwa ngwiki? Iyo boro izaza yitwa byararangiye kabisa. Ni ingoma ndi kumwe kapo umeze nabo ufite vibe za danje, bamwita Big Boy G. Azaba ari kumwe na King Boy. Urumva rero ni ibyamamare bizaba byagahuriyemo. Yes. Waba warigeze ukunda igikorwa kikakubunuriza se cyangwa kikakwanga kubera iki byararangiye? Iyo ndirimbo tuzaba dukora interview ndetse tubiganiraho, ariko iyo ndirimbo baraza kuzayibona kabisa. N'indirimbo imeze nabi bazayibona. kubera iki byararangiye? Kubera iki wasemo kuyita byararangiye? Ni umukobwa wagukatiye cyangwa ni wowe wakatiye bite? Mani, wenda muri make cyangwa se challenge nabakiramo gatoya. Uwo mukobwa wanze umusisi biba ngombwa ko adusaba kuba namwandikira iyo boro. Nanjye nifashisha umukapo bita Big Boy kurandika boro tugayisohora kabisa. Se Big Boy ameze utemana, uziko duherukana turi kuri codinga, mwana ndi kuririmba saa 7. Big Boy ameze neza, arashima Allah, arashima rurema mani. Kabisa ibintu ni fresh sana. Wate King turagushimiye kuba duhaye umwanya, kandi ugire ibihe byiza kandi courage mu byo ukora nyine pe. Tukwifurije kwaguka ukajya kure kabisa. YouTube bajyeho, TikTok, Instagram ni wowe nkunda by King Boy, YouTube ni King Boy, Facebook ni King Boy, TikTok
YouTube, Instagram, bafollowing hose kabisa. Tusaba murakoze, Imana igumye ibarinde. Hanyuma mwari kumwe na Gasafraik Zakayo. Challenge ni byamamare, challenge ni byiza, challenge n'umunezero. Weekend nk'ingi tubifurije kugira